sawa. Mbona ni wese nabona amazi arahari cyane. Umuntu arashushe ndabona ntaje. Aho kamanzi ndana gatebe. Zameka gatebe nicaye hano. Amakuru y'iminsi. Nanjye ndana gatebe. Tube tuganiramo. Uzari nakandi gatebe nderekeho. Izuba ryuryatse. Umunsi noneho nayakoreye bro. Uyu munsi nayakoreye. Abantu uyu munsi nayakoreye bro. Ikintu ntamije nukuzuza uyu mujyi giceri bro. Bagafashe batushika isibye kuregera ubwenge. Se ko byaciyemo. Ubu nge nirwaha ariko nyine nukuvuga ikibazo n'ugutekereza ko byarangiye. Baba kecuru twatuburiye nubwo basakuje ntibyatanze ubusa. Ukaba bunini tutanga kububanya. Amubesha ko umuhaye inguzanyo. Hanyuma iyo nguzanyo ukamuhereza inguzanyo y'inyungu ku kirenga. Uburyo kwishyura bizamugora ukamutwara. Ako ntabwo nakabaza. Niyo mpamvu nawe uzahora hano. Oya? Ahubwo si ikibazo nshaka kugira ngo uzanire hano bafite umushinga ugiye kuza mu kanya. Se hari ukuntu wateguye ibyo kurya ku buryo umuntu ari buze kurya neza nari. Oya ntabwo. Nabishatse birahari. Nyine ntacyo. Ikibazo si ukumanuka, ikibazo ni ukumanuka ukagumayo. Naho ubundi ahubwo usanga ryari. Neza kuri ni mashini giye. ntabwo uzi ko Imana yakoze inzira nkabona akazi. Ntabwo nari mbizi. Kuki ngo wabonye akazi? Neza rwose. Naje iwanyu papa aransuzugura, nimba yarazi ngo ntabwo bizakura. Yego papa yabonaga nyine uri umukene kandi nyine birumvikana pe. Ngo harya wabonye akazi? Birantangaje pe. Narakabonye akazi. Akazi ko narakabonye naguze n'inzu. Papa we yari yansuzuguye ariko nyine Imana yakoze igitangaza. Nabukeye kazima ndakora siporo gakeya kugira ngo mbone uko njya mu kazi. Bavuga ngo siporo ngo ni ingenzi cyane. Sajira no wagira ngo ntabwo ari pe. Wa musore wanditse umukobwa atenda byakazi wawe ginde umukobwa atenda wabandi reka byo barabeshya wawe reka umuryango wo mu rugo umwana wa mbere utera inda bafite imyaka 42 umukobwa atenda ntabwo muzi ariko nimba yitwa Fifi imyaka mfite reka ntabwo byemera umukobwa atenda Fifi ntabwo muzi mwa Fifi reka ntabwo ari Fifi Nezi byo mwakwaye byo ntabwo wawe ntabwo ari Fifi nzi ahubwo bera gukora twabikoze rimwe uramuteye najye ese rimwe nijye reka rimwe se bivuze ko utatera umukobwa inda mwana cyuyu mugabo ntikiri hano ra gusa abanye nabasize mu rugo cyo ngisanga ngiye kuzajya nyifinisha nitoteze imirimo yose tuzajya cyikora
kuko n'ubundi abanjye sinabazanye nabasize mu rugo kwanza reka nyamagara kinzanye n'amazi n'ikarabiro yewe ridima kisuzugura kubi cyumva se wanza n'amazi n'ikarabiro igihe umuntu aba yaguhamagaye gusa wagira ngo wapfuye amatwi ntabwo uzi ko wasaka ariko tuba twise ubu uri gusuka amazi angana gutya ngenda igihe cyari mara amazi ngo ndavuga ukancogoza amazi se ntabwo ari menshi ku buryo wakubwira nabi harya buriya isabune iri heza ndakaraba amazi isabune nasi uri irihe muri aya mazi ariko gufata nk'aho hano atari mu rugo ntabwo uzi ko ari mu rugo ngo ni mu rugo hano ntabwo uzi ko ari kwa pasiteri ku buryo waza wasinze gutya nasinze se wanguriye izi kwa pasiteri hano ni iwanjye ntawe wantegekera ngo ni hehe ngo ni kwa pasiteri nabo bazinywera ku ruhimbi jya undeka rero n'ingure ntuba wanguriye hano ni iwanjye ntabwo wahantegekera mbese kandi ejo utangiye hano kwita iwawe none se ni iwawe madamu madamaze ni papa ntabwo ari iwawe none se njyewe ndi igiti cya papa wawe ushobora kubona umugore wa papa ni iwanjye rero none umugore wa soseye nta gaciro aba afite hasi ako nawe umenya ko katarenze ariko katarenze ejo nawe nuhava ukajya gushaka bakakwima agaciro nk'uko ushaka kukanyimisha uzumva ari sawa ni iwanjye ngomba kuziba nkuzuza furu ngataba n'iyo nshakije ejo bundi wibagije ukuntu waza kubwira apfaga gusengera warabuze umugabo urabyibagije ariko uzi gusuzugura njye nabuze umugabo se aka kanya urabona nshaje cyane reba ukuntu wazaga wiyoberekanya niyoberekanya se nari satani none reba yagushyize ukuntu yakugiriye imbaho kugira umugore wajya umuha agaciro nk'umuntu wakuzanye mu rugo angira imwere naragumiwe ubu ngubu imyaka mfite yangira imwere kuko naragumiwe wamusabye uburenganzira ngo musengere muzabone umugabo iyo bireka se karako mubura ariko yabonye nyine kuba ndi hano ntabwo ari kubw'impamvu ze nta nubwo ari kuzaba ndi hano kubw'urukundo nyine yakugiriye umuhera avuga ati reka ngende mugire umugore nawe none twangiye none bagukura ahangaha bazangiye kunanira mu rugo rwa papa ubu bagukura ahangaha bazakubwira yuko bakugiriye impuhwe ahubwo utazongera kunanira mu rugo rwa papa umva ndakwiyemye mukobwa we aha ni iwanjye si iwawe nawe nibumva umaze gukura iwawe gera ushaka ujya iwawe nawe nk'abandi bose ariko uyu mukobwa ko afite amagambo akakayira uretse ariko araza kuva muri usigaremo kuko amagambo afite araryana ageze nko kuncogoza ngo papa ngo ise ngo yari pasiteri ngo yangiriye neza ngo arandarura we oya ibi byo narabisengeye we ariko bazi ko nagusenga umuntu bazi ubutayu nagenze ngaho samantere ngaho biruhanya no gusenga biravuna nagenze imisozi none ashaka kuncogoza oya urasubirwamo ntiwikange ko papa yaragushatse ngo nurangiza ngo wigire uko ushaka abo aka kanya se ajya ko utanshaka mba nkiri iwacu ariko witonde mukobwa nawe uri umukobwa umva nyakagwa ari rutanya agakobwa witonde ibi narabisengeye usura utaho nagenze ku buryo uri kumbwira ayo basa ko cyabasaga umusaba imbabazi ngabise yari pasiteri kugira ngo nyine ubone umugabo yari pasiteri narabise bamwubashye ko ari pasiteri ukagabanya ibintu by'ubusinzi sinareka inzoga kugira ngo uzashyire ibintu by'inzoga nta badayimoni mfite kunywa inzoga si ukurwanya menya ko ibyo bintu pasiteri ntabwo ibi narabisengeye kunywa inzoga si ukurwanya wari wanandwara nawe ejo bundi wataha nawe utasha amajoro wasinze ko nzakubwira arenze ayo ngayo nyine ujya wiyubaha kuko nasi ubundi ushobora kugira umwaka ejo akavuga ati we genda waramunage ntabwo nkigiye rero umwana ashyizeho kashi yarayumvise aho zabiruhanya ngaho za konvesheni genda gake narabisengeye urimo uramucumuza ntabwo abikunda ase uri mufitiye impuhwe njyewe mupaka urananiye rwose urananiye we uzi ko wagira ngo hano ni we bagize umugore Bravo neza se. Urahageze se? Urahageze. Amakuru bro. Neza. Neza ite? Sawa ni sawa. Amahoro. Simbutse rero nagira ngo ukwikirira kumbi wari uri seriye. Reka nje byane barabasaza bani ibyangombwa by'isambu yanjye ariko nari nabonye kimwe nzagakora gifite. Se
utambeshya ari amafaranga ugiye kuyakoza iki mbona ari menshi amafaranga rero sanze aribwo nkigigeraho rero sinari nagira no mu nzu se turakwakira ibikira ariko nta kibazo mwaya n'akazi nta kibazo akazi nta kibazo urabikora ariko njye ndashaka cyangwa wanyihera amazi ngenda kuko ndimo ndibuka cyane nanjye reka ngwakwanye tuzanira amazi twakira abafite n'icyaka kimeze nabi ni icyaka cyari kinyishe ndagira ngo dukore ibyanjye kuko na cya gipapuro nari nakizanye wakizanye noneho imura intebe wicare hano utaza kuvuga ngo nakoze ibintu utari kureba dore mashini ibiri imbere yawe ku buryo inguzanyo dutanga nta bintu bya rwaserera tuba dukina sibyo njye nta kibazo cyane mfite cy'ibipapuro usibye igipapuro kimwe nayo bari dupfe gukora cyangwa uraza ubirebe ibyo turi gukora nawe ndaza ndebe ibyo urimo gukora nawe uzana ku gatebe kangufashe agatebe wicare ntari wicara ahangaha tubikore nawe ubireba neza n'amaso sibyo nungu twunguka 50% ariko wowe turakugabanyiriza ni 10%. 10% nta kibazo gusa wowe ubutaka se bukwanditseho ubutaka bunyanditseho dore n'igipapuro nateze niyo twasanga bitameze neza umuntu yareba muri mashini ubona bukwanditseho gato wavuga gase ko babukunye byagenze abari abantu rero ababyeyi banjye sinzi icyo bakomeje banyakaye banga kubuma ariko biba ngombwa ko bameze igipapuro ariko rero urabwa amafaranga ni nta kibazo mu miliyoni 4 nta kibazo nawe enye uri kubona zarangiza bizinesi ubona se ubutaka bwawe bufite ubuso burebure kaguhereza amafaranga nyayo uratangiza bizinesi nta kibazo mwamereza 10 miliyoni 10 wumva 10 aha bo samwe nzanira aho ngaho agapapuro nzanire n'ikaramu nzanire na nuza aze gusinya ubundi rero buriya ubu ngubu ni ugutera imbere ibintu byo kwicara nta mafaranga bari wakira sinya umukecuru yakira n'igikumwe tera nari amafaranga ubu urayatsindiye rero nibi dukora amafaranga nibi ngibi rwose amafaranga nibi tuba turimo iyo amafaranga uyafite ukora imishinga amafaranga kaza nta kibazo kabisa rero ubu ngubu icyo nyine ni amafaranga ndimo ndagenda nihuta nakubwiye ko nihuta urihuta ufite nomero ya konti ntabwo duteza ndayifite kashi ni hendi ndayifite gira vuba 587 587 12 12 867 reba message kuri telefone uko biri kose yahageze rero ubwo reka ngende ubwo uzakubira bizinesi yanjye uzaza no kusura gusura byo nta kibazo amafaranga se kari ukuyakurikirana ndashaka kujya Dubai ndagenda nkagura imodoka nkazizana nkongera gusa zicuruza amafaranga miliyoni 10 yagira amafaranga menshi kubera ko miliyoni 10 n'amafaranga make nuya kontorora nabi ejo cyangwa ejo bundi uzahomba usange nje ntago nje muri ibi by'abakore ikintu mubwiye dore ndi kubona uri umusore wa muhungu ibintu byo gufata amafaranga ya banki ubu guturuka ubu agiye gutangira unywa icupa buri nkumi ejo bundi uzazasanga 8 wawe tuwuteje ugatangira yega ngeje ngibyo ntago ari ubwa mbere nankoranye na banki ntabwo ari banki igibina byunguka buri kwezi ariko byunguka 10% nawe urabyumva izindi banki nta 5% kabisa twebwe ni ukubera ko dufasha abantu iyo waba udafite ingwate tukakugira inama uko wayibona hanyuma ikindi twebwe amafaranga yacu aza vuba harimo n'umugisha
numva rero wagenda witonda ugende gakeya nazamumena bite byayo reka urebe umukobwa wawe ukuntu yabangiza ahora ambwira ngo hano anoteza ngo hano siwe ngo ntago ari iwanjye umukobwa arananiye rwose arananiye niba ari uzagira umugore wawe sinzi niba mama wadahari uragira ngo bizagende ndavuga ikintu ngo hano si iwawe ngo mama yarapfuye ngo hano si iwawe mama wawe wikumva ko ari mu kaso ni mama wawe aho mama wawe atari uyu nguyu aba ahari ariko papa uriya mugore kuki atakubaha kuko akazanywa inzoga ibintu byose iyo wagiye arakora ibyo ashaka akanywa ibintu by'ibiyoga ubusa nzenza akaza ari njyewe ayobera hamwe noteza nkubita ibintu byose akangirira nabi usumva njye nzabivamo mwana wa ibyo ndabizi ariko reka tujye tumusumva ntabwo nzi ko anywa inzoga icyo tuzakigenzura ariko ko niba anywa inzoga nanzi ko ari umukirisitu ariko wabimenya gute kandi uba udahari iyo udahari ko aribwo akora nagira ngo mbabwire ngiye mu butumwa Dar es Salaam muri Tanzania abantu batoranije ndimo kujyayo none reka ngike mwese mubane neza urugo ruzabo intangarugero aho ntari ubu hari nawe aho ntari uzabuhari nawe uzabuhari noneho papa noneho ni umunsi ugera akazanye ariko ntabwo azakwica papa njye ntabwo ndi kumva ntabwo azakwica humura mukobwa wanjye ntacyo azagutwara kandi we madamu umufate nk'umwana wawe umwana wanjye n'ubundi mwicare mujye inama icyo mugomba gukora n'ingaruka nzasangira amahoro urugo rwa pasiteri rw'abakozi b'Imana ntabwo nshaka ko urugo rwacu ruzaba zagarazagara nimureke tube intangarugero inaha ngaha abantu babone ko turi abarokore bajye baza babigireho abadamu bagenzi bajye baza bakugisha inama abakobwa iri jambo ridufashe nimusigara nanjye ngiye muzajye muri zirika nanjye ndizirikane riravuga ngo hahirwa uwagize icyo abwirwa n'umwami Imana agitegereza yihanganye kuko kizasohora rwose urumva nimwihangane Imana yatuvuzeho ko ijye kudukorera ibintu byiza namwe rero nimubana amahoro ntabwo Imana bizasohorera mu ntambara no mu nduru nimupfukame musenge Imana nanjye aho ndisenga Imana icyo Imana yatubwiye izagisohoze kuko nitumara nutumvikana na mama nawe nutumvikana n'uyu mwana nanjye nitutumvikana ntabwo Imana ibyo yadusezeranije bizasohora murabona ibintu Imana yatuvuze ko byatangiye gusohora muribuka inzu twabagamo murabona inzu tubamo ariko ntabwo mujya mwibuka murebe inzu twabagamo none murebe inzu tubamo ntabwo mwibuka ko Imana yabidusezeranije n'ibindi byose nizere ko bizasohora kandi nitubana amahoro ndagiye mu butumwa hari icyo Imana izankorera ubwo nawe muzasigare mu rugo mu rubungabunge n'inzu ariko nzabanguka rwose kandi nzajya mbasengera namwe mujye munsengera urumva mujye munsengera nta kibazo rwose naho mwihangane ntimuzongere gushwana ibintu nk'ibyo ngibyo musenge Imana nta kibazo gihari sabwo mu gitondo mugende mu nkore mucaci bya myenda ibindi turabikora sawa ntari none basamana ngira umukobwa ibyo yigiraga agahoro kimwe karahiye ubuse kose agiye none barambwira ngo ukira imirimo yose kwose ibyombo gukoropa baba we umwana azajya abikora muhetse anateka ananyuza ibirenge mana we uwo yarigeraga aragiye ubuse arigira ati sha umva agahoro kimwe karahiye rero narangiye ubu agiye kujya ankorera ibintu byose ashaka angaragura uko yiboneye usa ngiye nzabivamo gusa ngiye nimbona agiye kunkoresha ibintu byose ashaka mbona ntazashobora nzigendera ko ntabwo nabishobora ubu se koko Mana nimbona ngiye nabwo ahantu uzajya nzaba ngiye he ko nta hantu nzi ubu papa nsigiye agahinda n'akababaro koko ubwo ntareba ibizambaho nzabyirengera nta kibazo ariko ko naherutse n'umuye amazi n'iyi basi ubu bwo ko atabikoresheje si yari kundushya ubu noneho koko Mana yanjye nzabikoraho iki njye kubisubiza aya nayo nyageretse kuya niba abasikayi we ibiki se kandi ibintu byabaye ibiki mani wa mukecuru yagiye kurega arebye
wa mukecuru umuswe yagiye kukureba. Arigibitsi amafaranga iyo ni yayabonye. Ye baba we ahubwo ufite umwaka umanye. Nta myaka njye nta mikinizamo iyo bibaye ngombwa n'urupfuruzamo sibyo sunzi se Ndakuze. nawe nugenda uvuga ibigambo ube wicukurira imva hano sibyo jewe kanzo umukecuru nshakira abahungu bamwiteho sibyo Shanda bashaka ariko sinzi ko biroroha ibyabo pe. umva iyi ni business twashoye bro. Naje muri iyi business mvuye ku mihanda urumva nta mikino rero igomba kuzamo. Nimba twarifashe tugatanga ubusi bose nagenda mubwira ngo imari yabaye inkaro Shanda kandi ubizi neza ko twagiye twiyongeraho n'inyungu zacu. Sinzi man, sinzi ukuntu byagenda ariko uramu boss ntabwo wamugera imbere umubwire ngo nayo ufite ariko ayo uramucece kuyaryaho birakugora pe. Umva rero mubwire rero Jafet sibyo Cyane jewe ikintu cya mbere njyewe kinjira muri iyi business nari niteguye kumena amaraso sibyo cyane tuyabaha bishimye baryoshye cyane. nimba rero amafaranga yabaye ikibazo nakazana ibintu by'ibibazo ahubwo baba tipe dusanzwe dukoresha baba bari ready arega ntawe urabizi n'unyinisha nzakwirenza sibyo nta mikino mba mfite mu kazi nta amafaranga Shamani ndamuze n'ubundi ubona ngo woroshye genda urebe batipe rero genda urebe mani kajye kurebera batipe turebe ukuntu tubibona. Amakuru ni dimana ko numva witonganya. Amakuru ni meza cyane. Nese twabuze. Narabuze bitewe n'akazi mbarimo mu rugo kuko nyine Denafu yagiye hanze mama nkoresha ibintu byose ashaka ibintu byose byo mu rugo nkabikora nko kurupa nkoza ibyombo nkamesa umwana byose ninjye biba biri kureba Ko numva wagowe. naragowe nyine urumva nawe ntabwo naboneka nyine ujye wihangana nyine nakundi se ubundi uracyibuka gusenga ko bibaho. Ndabisigaye warataye umutwe ku buryo utakibuka n'ikintu na kimwe. bitewe n'ibintu mba ndimo mu rugo ntekereza ibintu byose nyine gutyo warahindutse ndi kubona waranahorose Yesu we nshatse ndi noneho ibintu bisigaye urimo pe byose nahoraga biri ku mutwe wanjye nta kintu mama ajya akora ibintu byose n'ibyo bikora Yesu we cyane kumva mbabaje gusa nyine ujye wemera ibyo kubwira byose ubikore wenda Imana izaguhindurira amateka. nanjye nibyo ntegereje kuko mbijyamo cyane njyewe bitewe n'ukuntu mba ndamurugo mba numva nakigendera ubu se wangiriye nk'iyihe nama nyine wewe uzajya ububaha na papa wawe wenda hari igihe hazaza ibi bibazo bigende buriya rega mama wawe nuko ababona papa wawe adahari papa wawe namara kuza neza ibibazo bizakemuka ujye umwubaha gusa wirinde kumusuzugura nyine reka n'ubundi nari ngiye hari imbere gusa nyine wihangane mu bibazo byawe kugira ngo bikunde nyine bayi. Narakubuze none mu ibyishimo sheri ni ibiki njye ntabwo uzi ko njye bya sheri byarangiye bwanjyeho uzi ko nyine sheri basi mobe utangiye basi mobe njye muhobera njye ujya muhobera sheri ntabwo nabyumva sheri ni wowe nkubise gutya ngo ndagukubise ahubwo se nawe nakubita ko utanzakongera
umva mu gihe uhari ni njye nawe. Sky Eyes TV 20, it's yours.